nshuti bakunzi ba Emi Pro Media, abakunzi ba Kiliziya Gatolika, umubyeyi wacu, ari nayo operating system dukoreramo, cyane cyane abari muri diaspora n'abari mu Rwanda. Ubwo ijya kuri share ku rugo Kristo Yezu akuzwe. Ubutumwa burakomeje, ni Catholic Church Entertainment, mu by'ukwemera ndetse no mu by'imiziki. Murabizi ko tuba turi abanyamuziki. Muri aka kanya rero abantu benshi kuri YouTube no ku zindi social media platforms zanjye mwari mwaransabye ko Oreste nazamubazanira akabaganiriza. Nahereye kera mbimusaba, ariko kubera ko abafite ubundi butumwa n'inshingano nyinshi ntabwo byahise bikunda. Uyu munsi rero byakunze, muri kumubona, nizere ko mwishimye. Ubwo niba mwishimye mumbwire muri comment ko mwishimye, murebe n'akajambo kerekeye urukundo mumubwira Oreste. Nkaba nabamenyesha kandi ko tugiye kuganira ubu ngubu. Ubutumwa ntabwo ari kubukorera mu Rwanda, ari kubukorera no mu yindi miryango ku mugabane w'Uburayi, ntabwo akiri muri Afurika. Ubwo ibyo nabyo turaza kubiganiraho gake gake. Reka tumuhe umwanya adusuhuze, adushyire n'imbere y'Imana. Ore umwanya ni uwawe. Murakoze cyane Mipro, uko bivuze ikeza ko nkuko nkunda no kurikira ibiganiro byawe, byaba byiza kurushaho dutangiye twishyira imbere y'Imana. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usangane umutima Rukundo ubereze wawe byose bishya sizamuguhinduka. Dusabe Mana ushaka Roho Mutagatifu, turagusaba kwizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amina. ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mipro rero urakoze, nkuko wari ubivuze, aya mazina yanjye nitwa Niyonzima Oreste. Abantu ari maze igihe kinini warambwiye ko twazaganira. Hari abakunzi b'umuziki by'umwihariko n'abakunzi b'indirimbo zanjye, nanjye nari mbakumbuye, ndatekereza uyu ari we mwanya nari mbonye kugira ngo tuganire. Murakoze. Turishimye cyane, ndetse mu kanya uraza kubibona muri comment ko abantu bakwishimiye. Ore, yenda hari abantu bakuzi hano, bakuzi igihe wakoreraga ubutumwa hano i Kigali, n'abakuzi muri diocese ya Cyangugu, n'abakuzi mu iseminari no muri kaminuza. Ariko hari n'abandi bakuzi kuri social media, mu bihangano byawe kuri YouTube, mu ndirimbo zawe nziza cyane n'amakorari wagiye ufasha, ariko bifuza kumenya yenda amateka yawe. Izina ryo twaryumvise, watubwira yenda ku mateka yawe ho gatoya, kuva uvuka kugera ubaye Oreste w'umuhanzi dukunda twese. Murakoze cyane Mipro. Nkuko nabivuze, nitwa Niyonzima Oreste. Nkaba naravukiye muri diocese ya Cyangugu, muri paruwasi ya Mibirizi, aho bita muri centrale yitwa Mukimbagiro. Akaba ari naho nigiye amashuri abanza. Segonderi nayize muri Petit Seminaire Saint Aloys Cyangugu. Hanyuma nza gukomereza muri kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye, aho nize ibijyanye n'ubuforomo, nkaba ndi umuforomo. Kandi muri izo nzira zose akaba ariho nagiye nkora ubutumwa bwo guhimba indirimbo, gucurangira amakorali no kuyafasha, kugeza igihe abantu bamenye ibihangano byanjye. Ndumva byaratangiye, iyo nibutse neza, indirimbo ya mbere narahimbye muri 2013 bishyira 2014, nigaga mu wa gatatu segonderi. Niho byatangiriye rero, kugeza uyu munsi ntabwo ndatuza, ndacyandika indirimbo. Yego, umuziki rero nkaba nkukomora ibintu birerediteri mu muryango, n'aba papa, sogokuru n'abasogokuruza bambwiye ko hari abariho n'abatakiriho, ariko bakoraga umuziki, barawukundaga, banawuzi. Niho rero nabikomoye, ariko byabaye akarusho nize mu seminari, bafasha kuwuzamura. Hanyuma kuba mu makorali atandukanye nabyo byagiye bimpereza experience nyinshi itandukanye, kandi no guhura n'abanyamuziki benshi, hari byinshi mwungurana. Yego, ubwo rero uko niko nakomeje nyuma yo gusoza amasomo
kaminuza nakomereje i Kigali aho nabaga ndi mu kazi k'ibyo nize ariko ndi no mu muziki aho nabaye mu yandi makorali atandukanye abenshi banzimo. Nyuma rero naje no gukomereza ubuzima hano i Burayi ariko ntekereza ko tuza kubivugaho birambuye cyangwa nabyo nabivugaho. oya turaza kubigeraho. Yego. Ni ukuvuga rero tubwiye ko wavukiye muri diyoseze ya Cyangugu paruwasi ya Mibirizi santarari mu Kimbagiro. Reka duhite twigira mu iseminari kuko niho bishingiye byose. Ni ryari wabaye Oreste w'umuhanzi w'umuhimbyi w'indirimbo? Hari nko kuwa kangahe? Ibyo bintu byari bimeze bite? Dutereka muri iyo mudu. Biragoye kuko urumva haciyemo imyaka myinshi irenga 13 umuntu atangiye, ariko icyo nibuka cyo tugeze mu iseminari nk'abandi banyeshuri bose batangiye seminari, urumva umuziki aba ari rimwe mu masomo mwiga. Rero narawukundaga na bagenzi banjye twiganye twari benshi dukunda muzika, ariko habagaho icyo nibuka cyane twagiraga igihe cya adorasiyo. Nibwo umuntu wifitemo impano yatangiraga, urumva twabaga twize mu ishuri nyine muziki, ariko gutangira gukora puratike byari muri adorasiyo. Ushobora gucuranga agatangira gucuranga bwa mbere, ndabyibuka bwa mbere nacuranze adorasiyo hagati ya 2013 cyangwa 2014 gutyo. Hanyuma bashoboye no kudirija, bashoboye guhimba indirimbo. Ndabyibuka indirimbo byatangiraga cyane cyane dufite fete y'ikigo kuri St. Aloys tariki 21 z'ukwa gatandatu. Rero amapromosiyo yose yagendaga ahimba indirimbo, buri promosiyo ikihimba indirimbo. Aho ngaho nibwo twatangiye kugenda twandika uturirimbo nyine tujyanye n'icyo gihe. Rero abantu batangiye kugenda bakunda indirimbo, biduha motivasiyo dukomeza kwandika nyinshi cyane. Yego, nicyo nibuka. Uragize uti indirimbo ya mbere wayihimbye wiga mu wa gatatu segonderi? Yego. Iyo ndirimbo waba uyibuka? Amarerezoma ntabwo kuko nabyandikaga mu gakayi gato, ariko ntabwo nabashije kuyibona byibura ngo mbashe no kuyisoza nzayishyire no hanze. Ariko ndabyibuka ko ari icyo gihe nayanditse, yari indirimbo nyine ijyanye n'igihe n'umwana w'umutangizi, ariko ndabyibuka ari icyo gusa. Ubu ngubu ntabwo nzi ahantu iri, naragatakaje ako gakayi. Ubwo ni ukuvuga iyo wibuka, nari nishatse kuvuga indirimbo wahimbye bwa mbere igasohoka abantu bakayiga, niyo ngiyo nshaka kuvuga njyewe, ntabwo ariyo wigiyeho. Iyo wahimbye igasohoka? Iyo nahimbye igasohoka, gusohoka mvuga rero nuko nayumvanye amakorali ari kwiririmba. Hari indirimbo yo gutura, mu by'ukuri nifashishije texte. Icyo gihe numvaga ntaraba forumu kuba nakandika texte numva ihagije cyangwa ikuze. Nifashishije texte y'undi muhanzi, nandika indirimbo nyine nkora indi muzika ariko nkoresheje texte y'abandi, yitwa Ibyo dutunze n'ibyawe Nyagasani. Numva ariyo ndirimbo yanjye bwa mbere. Nageze muri vakanse nsanga ari korali ziri kuyiga, numva ninjye bayijyanye, ahubwo no mu seminari dutangira kujya tuyiririmba. Niyo ndirimbo yanjye bwa mbere navuze ngo ndikumva indirimbo nahimbye, muzika nahimbye ndikumva abantu bayiririmba. Niyo nibuka Ibyo dutunze n'ibyawe Nyagasani. Yego. Ubwo ni ya texte dusanzwe tuzi y'Ibyo dutunze wifashishije ukora melody? Yego. Wow, ndabikunze. Ubwo icyo gihe rero warangije seminari ujya muri kaminuza. Ubwo warakomeje urahimba cyangwa wararetse ubanza gusoza kaminuza ujya wakomeza guhimba? Aho ngaho ubundi buriya muzika, indirimbo zanjye abantu benshi bazi, hari n'izo bahura nazo iki gihe bakagira ngo ni za vuba aha. Indirimbo nyinshi nazanditse soje segonderi muri cya gihe bitaho ni Anne Blanche, cyagiye utegereje umwaka kugira ngo ujye muri kaminuza. Nakoranaga ubutumwa n'umupadiri witwa Emmanuel Wingabire, ndanamushimira cyane. Yaramfashije cyane mu buryo buri spirituel ndetse mu buryo bwose. Yatumaga igihe cyose twajyaga muri messe, yatanga homeri igihe cyose, inshuro nyinshi navagamo hari akantu nkuyemo nshobora kwandika. Hari indirimbo nyinshi cyane nanditse zikuye mu nyigisho nahabwaga,
cyane cyane izo umupadiri yaduherezaga ariko n'abandi ni uko ari we mvuzeho cyane kuko ari we twakoranye cyane uwo mwaka. Hari Mm, indirimbo nyinshi, hari n'izo abantu bumva iki gihe bagakeka ko ari za vuba ariko inyinshi nazanditse kiriya gihe, kuko kiriya gihe nanditse indirimbo zigeze muri ziri hejuru ya 30 na. mm, Yego aho ngaho rero narazanditse, ariko ngeze no muri kaminuza nabwo ntabwo nahagaritse, narakomeje ndetse na nyuma yo gusoza kaminuza ndakomeza ndazandika. Yego. mm. ore watubwira kugira ngo yenda abantu batazajya banitiranya indirimbo zawe bakazitirira abandi, icyo ni ikibazo nkunda kubaza umuhanzi w'indirimbo gatolika iyo mubonye, umaze guhimba indirimbo zingahe? Niba bishoboka wagenda uturimbiraho nk'akarofure gusa, akantu gatoya nyine abantu bakamenya ko ari izawe. Urakoze cyane. Mm, Mu by'ukuri burya umuhanzi amaze kugira indirimbo nyinshi biba bigoye ko wazibuka zose, kuko hari n'ahantu ugera bakaririmba indirimbo ukumva urayizi ariko nyuma wazasaba nka kopo ugasanga yari iyawe. Byajyaga bimbaho cyane cyane ku mazaburi. Zaburi urumva, kamere kuri zaburi kugira ngo mpite mbihuza, hari nanditse zaburi kuriya tugira umwaka A, umwaka B n'umwaka C, buriya zose ndazifite, nazikoreye harmonisation. Texte nta muntu uhimba zaburi zihoraho, ziba zihari, icyo dukora n'indi muzike dushyiramo. Buriya rero zose ndazifite. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ushobora kuririmba imyaka 3 buri cyumweru uririmba zaburi yanjye. Icyo ni icya mbere, kuko ndumva yo ziba zigira mu 150 gutya 140 niba nibuka neza. Hanyuma izindi ndirimbo ngira ku ruhande, kugeza ubu nabara ko zigeze nko mu 120, ariko hari igitabo ngira cyitwa Nyakirandaje kirimo indirimbo 100. Kuva rero nagisohora nyuma yacyo hashize imyaka irenga 2, nakomeje guhimba, nibwo mvuze ko harimo nk'izindi nka 20 nahimbye nyuma y'icyo gitabo. Niyo mpamvu navuga ko rero mfite indirimbo 120 zirenga, ndetse na zaburi zose. Yego, nawe ubundi kumenya ngo ndirimbe byo ngo buri yose ntago imbere yanjye ntabwo ihanitse nk'iyaba baririmbye twumva babigize umwuga, ariko ziko indirimbo zanjye abantu bakunze gukina imiziki yacu cyangwa indirimbo zo muri Kiliziya Gatolika barazizi. ore utubwiye ko ufite zaburi uko imyaka ari 3 A, B na C, utubwira n'igitabo cyawe cyitwa Nyakirandaje, uraza no kuza kutubwira aho twakibona abagishaka. Mu ndirimbo zose umaze guhimba zirenga 100, iyo ukunda cyane ufata ko ifite ubutumwa kurusha izindi ni iyihe, kubera iki? Urakoze cyane. Iyo umuntu ambajije ikibazo no mu ma interview najyaga ahantu bakabimbaza, biragora nko kubaza umubyeyi ufite abana 10 ngo umwana ukunda cyane ni uwuhe. Burya abana bawe bose aba ari abawe, utitaye ko uyu nguyu afite imico cyangwa ameze gutya, bose aba ari abawe kandi bose ubakunda kimwe. Gusa hari igihe bibaho kumva nyine hari ukwizihira cyane kurusha ahundi. Nanjye rero izo ndirimbo mfite zose ndazikunda, ariko hari igihe uba ufite indirimbo nyine wumva ko ariyo igukora ku mutima cyane. Mu ndirimbo zose ngira rero, igitangaje indirimbo yanjye ya mbere nkunda cyane nta nubwo ikoreshwa mu gitambo cya misa, ntabwo ari indirimbo yo muri liturujia. Umwe mu bantu nkunda cyane ni umubyeyi wanjye, mama wanjye. Hari indirimbo rero namuhimbiye yitwa Igise. Akenshi iyo ndi kumva indirimbo zanjye iri mu ndirimbo yitinzamo hafi, navuga ko ariyo ndirimbo nkunda cyane, ariko n'izindi ndazikunda, ariko ni igiza hafi cyane kuri njye. Ariko abandi bo bakunda indirimbo zanjye bo babinyereka mu buryo butandukanye, kuko bo iyo bakunda cyane, iyo njya mbona irebwa cyane cyangwa arebwe cyane, nitwa Nyakirandaje. Kugeza ubu ifite abarenga 1,500,000, ndetse n'indi nakoranye nitwa Vincent yitwa Imana n'umubyeyi, nayo dufite kugeza ubu ngubu ifite 3,000,000 zirenga 3 hafi n'igice. Nizo ngizo mbona zikunzwe cyane, ariko nanjye yanjye y'umwihariko ikaba iyo ngiyo Igise watuye mama wawe. Ore ko hari abana benshi bifuza kumera nkawe, hari urubyiruko rwinshi rwifuza kumera nkawe. Iyo ugiye guhimba indirimbo, ubwo ugiye kubahishurira ku ibanga ukoresha, ugendera ku buzima bwawe bwite, ugendera ku ijambo ry'Imana, cyangwa ugendera ku buzima bw'abandi bantu muri kumwe muri icyo gihe? Urakoze cyane.
nanjye niba ari ikintu cya mbere kinshimisha no kubona bagenzi banjye, navuga barumuna banjye ariko na bakuru banjye bari guhimba indirimbo nshyashya kandi nziza zifasha abakristu kandi umva zifite message ifatika. Biraryoha cyane, biraryoha, binezeza umuntu. Hari n'igihe navuga ko iyo bigeze ubona hari imbuto wereye abandi bantu. So icyo kintu rero ngewe ngira indirimbo zo muri genre zose zishoboka, ntabwo indirimbo zanjye zose ari zo mu kiliziya gusa tuvuga ngo zikoreshwa muri liturujia. Hari n'indirimbo mpimbira ubuzima busanzwe, nk'iyo ngiyo navugaga igise, ni indirimbo itari liturgique. Hari n'ingira yitwa duhe kunyurwa, ntabwo ari indirimbo yo mu kiliziya. Ufite nshobora guhimba indirimbo bitewe na situation ndi kubona. Nshobora kwifashisha nk'uko bivuze ijambo ry'Imana, ngasoma Bibiliya cyangwa n'ibindi bitabo bitagatifu bidufasha, ngakuramo inspiration. Nshobora kureba ubuzima ku isi, uko abantu babana, uko abantu bambanira, uko mbabanira, uko babanirana hagati yabo, nabyo nkabikuramo inspiration. Nshobora kureba ikibazo cya mugenzi wanjye nawe ubwo bwacyo nkakigira kikambera impamvu yo guhimba indirimbo. Ariko akenshi ngewe mpimbye indirimbo mpera kuri text, aho kugira ngo numve indirimbo iryoshye ifite umuziki uryoshye ariko itari kumpa ubutumwa bufatika. Ngewe prefera text nziza kurusha muzika nziza. Ndavuga ngo na bagenzi banjye ntekereza ko abyo byafasha kugira indirimbo ifite message, nuko uba witondeye text yayo, apana kuza kutwarwa na muzika gusa ukibagirwa ubutumwa uri gutanga uko nabwo bugomba kuba bumeze. Yego, ni ukuvuga wowe byose urabihuza, ibyo byose yego, biterwa n'indirimbo ndi kwandikaho icyo umujyo ndi gushaka kuyishyiramo. Ore kuva mu iseminari utangira kumenya umuziki no gucuranga kugera ugeze muri kaminuza no kugeza ubu ngubu, umuziki hari umwanya utwara. Watubwiye ko wize ibyo kwa muganga, wasanga uko byagenda kose hari umwanya umuziki wagutwaraga, waba guhera mu iseminari ntoya kugera ubu ngubu. Ubona umuziki wawe ku giti cyawe umaze kukumarira iki? Ubona ari iki umaze kumarira kiliziya? Urakoze cyane, iki kibazo ni cyiza cyane. Mu by'ukuri iyi muzika yacu dukora, mbere na mbere ntabwo ari twebwe tuyikorera, ntekereza ko ni ubutumwa tuba twarahamagariwe, ni Imana iduhaye iyo mpano, ni nayo ibidushoboza kuko hari abantu benshi bafite n'izo ndirimbo bahimbye ariko batabasha no kubona uburyo cyangwa ubushobozi bwo kuzitunganya. Ntekereza ko iyo twebwe tubikoze bikagudukundira, ukabasha kuhimba indirimbo ikagenda neza, ukayikora muri studio, ukayikorera amashusho, binahenze cyane. Ntabwo tuba turi gutekereza inyungu y'ikintu kizavamo mu buryo bw'ubushobozi ugereranyije n'icyo washoyemo. Ikintu cya mbere ni ubutumwa tuba turimo gusa. Burya umuntu wese ukoze ubutumwa, ikimushimisha kinamumotiva gukora ubutumwa ubutaha ni ukubona motivasiyo nyine ahawe n'abandi, wabona uwo nguwo ugushyigikira mu buryo bw'ubushobozi, wabona ugutera kuraje mu buryo bw'amagambo, wabona ugusabira, byose birafasha. Ariko njye ku giti cyanjye muzika ntabwo sinavuga ko nakubwo nyikora nka hobby cyangwa ikintu cyo kwishimisha, ahubwo nyikora nk'ubutumwa numva nahamagariwe nyuma y'indi mirimo mba ndi gukora ibyo nize. Ariko n'umuziki wa mwanya muto mbasha kubona awukora nk'ubutumwa. Hanyuma rero numbaje ngo icyo wamariye cyangwa iki, mbe na mbere wanyegeranyije n'Imana, ufasha kwegerana n'Imana. Kandi ikindi gikomeye hano ku isi kubaho ni ukugira abantu. Umuziki watumye nunguka abantu bandi hafi bamfasha mu bintu byose. Umuziki nicyo wamfashije, ndetse unanyigisha kubana n'abantu no gutanga umusanzu wanjye mu guhindura no gufasha sosiyete mu buryo bw'imibereho, haba kwegerana n'Imana ndetse na hakuno navuze ko mpimba n'indirimbo zitanga ubutumwa mu buryo bwo kubaho urukundo mu bantu, amahoro, imibanire hagati y'abantu, kubahana. Byatumye numva nanjye hari umusanzu ufatika ntaze muri sosiyete nkoresheje umuziki. Yego, ibyo ndabikunze cyane. Tukiri aho ngaho, ubona ari bande washimira bagize uruhare mu iterambere ry'umuziki wawe ndetse n'uwa kiliziya muri rusange, kuko uwawe n'ubundi ukora au service de l'église? Ni bande washimira kuva mu iseminari kugera ubu ngubu? None
akandi karaba gashamikiyeho utubwire, urabona noneho uretse umuziki wawe, umuziki gatolika wo mu Rwanda uhagaze ute? nyuma yo gushimira abo ngabo uratubwira uko uwubona ubu noneho nibwo uri kuwubona neza kuko uri ku ruhande. Iyo ushaka kureba ikintu neza uracyitarura ukajya hirya yacyo nibwo ukibona mu nguni zose. yego urakoze cyane. Reka gushimira mbere na mbere muri icyo gitabo navuze haruguru cyitwa Nyakira Ndaje, hari paje ya mbere nafashe nandikamo amazina y'abantu nshimira. Mu by'ukuri iyo umuntu ari kuvuga ikintu kijyanye n'impano, ntekereza ko mbere na mbere ukwiye gushimira Imana kuko niba yarayiguhaye, hanyuma nkanashimira abantu bose naciye mu biganza, ubwo ntekereza ko aribo bareze iyo mpano. Yahera ku babyeyi banjye, inshuti n'abavandimwe twagiye tubana mu buto bwanjye, mu seminari, mu kaminuza, mu buzima bwo hanze, bose abantu bose twabayanye nabo ndabashimira cyane. Ntekereza ko icyo umusanzu ntanga muri kiliziya nkoresheje indirimbo zanjye bawufitemo ukuboko kunini cyane. Reka nze gushimira cyane abihaye Imana, abapadiri ndetse n'ababikira naciye mu biganza. Mu seminari hari abapadiri, iyo mvuze muzika kuri njyewe njya mpita mpuwentingaho bo, ndatinya no kuvuga n'amazina kubera ko iyo ndebye ibyo nagezeho cyangwa icyashobotse mu buryo bwo kugira ngo umuziki wanjye aho wari uri ugere ahandi, abapadiri bakomeza kugaruka hafi. Padiri Nambajimana Donatien, Padiri Emmanuel Uwingabire, Padiri Jean Damascene Ntakirutimana n'abandi bapadiri benshi cyane bagiye tubana mu butumwa, bakanyankuraja bakanankebura. Burya ugaragaza umubyeyi mwiza aranagukebura. Sinabwa padiri gusa, n'abandi bantu bagiye banshyigikira cyane. Nkiri Kigali nakoraga amakonseri, ntabwo uretse n'amakonseri n'amaproje yacu bisanzwe, gukora indirimbo muri studio, gukora amashusho, uba ugomba kuba ufite support, ntabwo ari ibintu wapfa kwishoboza. Abantu benshi cyane bashyigikiye, banteye inkunga, ndabashimiye. Imana igihora ibaha umugisha, nanjye nzajya mbasabira. Hanyuma bashaka gushimira by'umwihariko, ari nabo numva nasorezaho, abo gushimira abo ni benshi cyane, ariko ndashimira cyane timu ngari, timu nini twakoranye ubutumwa, abaririmbyi. Ntabwo indirimbo zanjye ni iz'abantu benshi, ni iza korali zikenera gurupe y'abantu benshi, ntabwo nari kubyishoboza ntafite iyo timu. Ndabashimira cyane abaririmbyi bose mujya mubona tuba turi kumwe mu ndirimbo, aho twakoranye amakonseri murabazi, abaproducer, ababaye mipro n'abandi benshi batandukanye, ndetse n'abavandimwe twagiye turirimbana mu makorali atandukanye, kuva Cyangugu, i Butare ndetse n'i Kigali, bose ndabashimira cyane. Yego, warumbaje rero uko mbona muzika mu Rwanda. Muzika kimwe n'ibindi byose, niba igihugu nk'u Rwanda kirimo kiratera imbere, iterambere umuntu wese abona kandi riri kwihuta. Rero kubera amahirwe igihugu kiba cyarahaye abantu bose, nta segiteri n'imwe isigara, nka segiteri ya muzika yo muri eglise ndetse n'indi muzika navuga iri secular cyangwa muzika isanzwe, nabyo byose ndabireba, ubona ko birimo biratera imbere, na muzika yacu yo nayo iri gutera imbere, kandi ikintu cyo kwishimira. Sigaye ubona ko abantu bafite creativity, amakorali asigaye atinyuka agakora amakonseri ari menshi, abantu barakora indirimbo ukumva rwose biraryoshye, abaproducer bazamuye urwego mu dukorera indirimbo tukanyurwa. Kera wumvaga indirimbo tunagushimira cyane, ndetse ari nako nshimira n'abandi bahanzi bagenzi banjye, dufite bakuru bacu ba Rwabigwi batweretse, baduhaye courage, batwereka ko ibintu bigomba gukora, baranabyitangira. Hari ikintu mwakoze, niba ari byo bita nouvelle evangelisation, kuko na papa ndumva yarigeze abivugaho. Muzika sinibuka ijambo bakoresha, ariko bigomba kujyana n'aho isi igeze, ntitugumeze guheranwa n'ibintu bya kera gusa, ariko nabwo tudataye umwimerere wa Kiliziya Gatolika. Rero mwadufashije cyane, ibintu hari aho muri kubivana naho muri kubigera, ku buryo kera wasanga umuntu akenshi umunyamuziki wo muri Gatolika cyangwa umuririmbyi cyangwa wumvaga nawe atari proud yabyo,
Mm, akavuga ngo ni bya bindi byabo by'abakecuru n'abasaza, ariko ubu ngubu umuntu wese ari proud, ibyo dukora bijyana bigakompeta n'ibindi by'abandi, ukumva ko muzika yacu irimo irakura, kandi ni ibyo kwishimira, dushimira cyane mwe mwese mubigiramo uruhare, aba producer ndetse n'abadirector, tubashimira cyane ba Ruvizi ndetse n'abandi bose na ba Deni ndababona mm, bose. Imana ikomeze ibahe umugisha kandi ibahereze imbaraga zo gukomeza gukora cyane. Yego. mm. urakoze rwose gushima aho intambwe igeze. ubona se ari he, ari iyihe wikinesi, ahari intege nke ni hehe muri iyo muzika, kugira ngo nyine dukomeze urwo rugendo rw'iterambere, kugira abantu bamenye n'aho bashyira imbaraga. Urakoze cyane. Ntabwo ari ikintu kinini cyane cyangwa kigoye kukibona. Najyaga nanabivuga kera, ikibazo cyonyine mbona challenge tugifite muri muzika katolike, ubona ko n'andi madini ari uburyo ari kwavansa kuturusha, ntabwo turi gutera imbere, ariko hari uburyo bo bari harimo intera, bari imbere yacu cyane ugereranyije n'aho turi. Mm, Hari ikintu mbona iwacu kikiri hasi muri muzika, ndetse na coordination yayo sinzi uburyo nabyita. mm, Ntabwo nta bufatanye buhagije burimo, nta mm, gushyira hamwe birimo cyane. Tekereza ko yaza ko ari bishoboka, abahanzi bangahe bakifuza bagashyira hamwe, amakorali agahuza agashyira imbaraga hamwe, abaproducer bagakorana, abadirector baririmbyi gutyo bagashyira hamwe, nk'uko tujya tubona andi madini cyangwa andi makorali yo mu yandi madini n'amatorero babigenza. Hari mm, umusanzu ukomeye cyane byatanga, ariko ubona ko haracyarimo akantu ko abangaba bati ibi nibyo byacu twebwe bimeze gutya, akantu ko gushyira hamwe karacyari hasi, gusa mm, biratanga icyizere. Icyo ni kimwe. Ikindi ntekereza ko ni icyifuzo nk'umurayiki wese, mm, ah, mba numva, mba ndeba nkabona ntabwo abahanzi bacu cyangwa amakorali cyangwa industry, mwebwe mwese muri gukora muri industry yo kuzamura iyi muzika, muyikundisha abantu kurushaho, ntabwo ntabwo mushyigikiwe nk'uko bigomba kuba bimeze n'abo mufasha muri ubwo butumwa. mm, Haracyarimo ako kantu, kuko ndatanga nk'urugero, iyo umuhanzi nka par exemple Israel Mbonyi afite igitaramo, biragoye usanga ahantu hose mu mu inzego, matorero, mu yego, nzego mu z'ubuyobozi, nzego barimo baramushyigikira, barimo barabimenyekanisha ahantu hose, ati yemwe dufite igitaramo cy'umwana wacu, turasaba abantu, pasiteri agafata umwanya ati nimugure amatike tuzajya gushyigikira umwana wacu. Ariko iwacu biracyari hasi, ku buryo hari n'igihe ujya gutanga itangazo kuri paruwasi ati mfite igitaramo, hakaba hasanga kwaza ako se ibyo ngibyo ugiye gucuruza. Haracyarimo akantu ko kudashyigikirwa, ngo turashyigikirwa, ariko simbona niba biri kuri maximum, njye niko mbibona, kandi ntekereza ko atari njye gusa ubibona gutyo. Gusa nabwo turashimira abayobozi bacu badufasha, ubwo ndavuga cyane cyane muri Kiliziya Gatolika, aho bigeze naho ni byiza, kuko ntabwo ariko byari bimeze mbere, ariko birushijeho byadufasha kurushaho, byatuma natwe tubona ko dushyigikiwe, tukabasha gukora twumva dufite izindi mbaraga ziri kuduherekeza. Yego. ako karomarike nizere ko abayobozi bazakumva. Ndabizi ko kino kiganiro hari abazagikurikira, abayobozi mu nzego za kiliziya, natwe twarabibonye, warugize uti hari n'abandi babibona. Urabona nka kuriya ukora indirimbo, hari igihe ukenera nko gufata amashusho, wakwiyambaza tuvuge nka jaride runaka ya kiliziya, ugasanga bari kukunaniza. Yego. abantu baranyihanganira kubera narwaye giripe, gusa twizere ko bazabyumva. noneho ore dukomeje, ubwo turi mu rugendo, ubwo ubutumwa wambwiye ko nako twese turabizi, twaranakubonye ugenda ufata indege, ko ubu ngubu uri i Burayi. kubera iki wagiye gukomereza ubutumwa i Burayi? motivasiyo yari iyihe? mu Rwanda wabonye nyine aho tugejeje, umusanzu wawe ubusoje, uravuga utereka njye no gukorera ubutumwa mu yindi miryango. urakoze cyane. hari ibintu twari tuganira, ukambwira ngo kiliziya ni imwe, kiliziya ni umubyeyi, kandi kiliziya ni imwe. banza byo bita ngo eglise universelle. Ego universelle. Yego, ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ntabwo naje inaha i Burayi kubera umuziki cyangwa iki, naje kwiga. Mu by'ukuri nubwo navugaga tuba dukora umuziki ariko dukeneye n'ibindi bizadufasha kubona ubushobozi. Rero niba nayimbonye okaziyo kuba umuntu ntagenda kuzamura ubumenyi,
no gushaka ubushobozi kugira ngo yego. ibyo nabaherezaga bidahagije cyangwa nanjye bavuga ngo bikennye Mm, sinari ariko ryo jambo nakoresha, ariko mm, gushaka ubushobozi kugira ngo nanjye niyubake. Tekereza ko n'abankunda cyangwa akunda ibihangano byanjye, uretse nanjye n'undi wese kubona hari n'intambwe ateye byabashimisha. Rero naje kwiga, ariko impano Imana yampaye ntabwo nagombaga kuyisinziriza. yego. Ubutumwa ndabukomeje kandi nzabukomeza cyakora ntabwo umwanya ntabwo uzaba ukiri munini cyane nk'umuntu yabaga afite akiri mu Rwanda, kubera hajeho amasomo, hajeho n'ibindi byo gushaka ubuzima. Mm, Bimera nk'aho bibaye byinshi ku muntu umwe, ariko ndumva umuhamagaro nahamagariwe ntabwo nawureka gutyo, ngomba gukomeza ubutumwa. Ni nayo mm, mpamvu rero ku ikubitiro naratangiye ubutumwa deja. mm, Aho ndi kubarizwa dufite korali y'abanyarwanda kandi itanga icyizere, yitwa Harmony of Hope Singers. Tukaba mm, turi abaririmbyi, tuzajya tubona indirimbo, tuzajya tubona amaporoje mu gihe kiri imbere. mm, Ariko si bo gusa, n'ab'i Kigali tuzajya dukorana distance, n'ubu turi gukorana ikiganiro tutari kumwe. Byose mm, tuzajya tugerageza ubutumwa ntitubuhagarike. Yego. mm. Kiliziya ni univeriseri, n'ubundi ntabwo wagiye hanze yayo, uracyayirimo, kuko Yego. hose irahari, ibera hose icyarimwe. Yego. Ugereranyije se mu butumwa, mu ndirimbo, mu muzika gatolika, muri diaspora na hano mu Rwanda, wabigereranya ute? Murakoze cyane. Icyo nabonye hano cyo, nabonye ko ntabwo ari ibihugu byose, hari ibihugu nyine bigifite byite umuco Mm, cyangwa bacyumva uburemere n'uburyohe bwa Kiliziya Gatolika. mm, Rero ku buryo usanga nyine ibintu byabo bigifite umwimerere, bikiri bizima kwa. mm, Rero ubona ko cyakora icyantunguye cyangwa kitanshimishije byite gutyo, ni uko nasanze hano biragoye kubona urubyiruko ruri muri Kiliziya. mm, Usanga abantu benshi bari muri Kiliziya Gatolika nabo bari mu zabukuru, urundi rubyiruko rurarangaye. mm, Jya mu Kiliziya kubonamo umujene ukabona biratunguranye, ahubwo twebwe tujyamo usanga nyine ukabona ko ni bishya, ntabwo bari babyiteze ko babona umuntu w'urubyiruko. Nicyo kitashimisha, ariko nyine burya biterwa na buri gahugu, hariya bavuga ngo buri gahugu n'umuco mm. wako, simbizi. Yego, yego, gutyo. Ariko ahubwo ni n'ubukungu bwiza tugifite muri Kiliziya Gatolika, cyane cyane iwacu muri Afurika no mu Rwanda by'umwihariko, kuba byibura abana bakizi agaciro ko kujya gusenga, ni no kubakomeraho, tugakomeza no kubatoza icyiza, kuko nzi ko baba barahisemo neza. Mm. Yego. Muri urwo rugendo rwo guteza imbere umuziki, ubona donc mu Rwanda ari bo bari hejuru? Simvuga umuziki, mbona kuko hari akantu waravuze mu kanya k'umwimerere ngo wabo bagifite, sinzi ntabwo byo wanabisobanuye neza. umwimerere bagifite. Urabona iyo uri kumva nka muzika y'i Roma, Mm, wumva ko nyine hari uburyo imeze. Ntabwo ari ya muzika idunda bakubitamo ibigoma cyangwa iki, bafite akazi kigatuje kabo mm, ku buryo nyine wumva uri kubasha kwegerana n'Imana. Twebwe mm, no kwazamo n'undi muco wacu, kuko nabwo buriya buryo twibyinira cyangwa iki nabyo biradufasha kwegerana n'Imana nibyo, ariko ubona ko abino baracyafite akantu kabo ko utuntu twose turatuje. Stirima ducuranga muri eglise ni orgue, mm. ubona nyine ako kantu ko gutuza niko nitaga umwimerere wabo. Twebwe Yego. urumva hazamo n'umuco nyine ku kubyina, ntabwo ari ikosa, buri gihugu cyose kigira umuco wacyo, upfa kuba bibafasha kwegerana n'Imana, ariko naho ubona ko ibyo byabo uko babikora batuje birababereye, ni byiza, bituma abantu badasakuza nyine batuje, bakabasha kwegerana n'Imana. Yego, nicyo navugaga. Mm. Ndabyumvise. Ubwo nari ngiye kukubaza ikindi ariko wagisubije, uko Yego. ubutumwa, ariko hari ako utasubije. Wari uvuze ngo inzego z'ubuyobozi hari uburyo zidashyigikira ngo zitere inkunga cyane ubutumwa bw'abaririmbyi, kumwe twari tubivuze, unasaba ko nyine bazabitekerezaho tugatera iyo ntambwe. Aho ngaho ho urabona bimeze bite muri iyo angre? Uravuga hano i Burayi? Yego. Hano ikiza kiba gihari, ikintu cyose gifite agaciro cyiza babona gifasha
rubanda Mm. kirashyigikirwa Mm. kirashyigikirwa haba ku ruhande rwa eglise ndetse n'igihugu muri rusange n'ubuyobozi Mm. bw'igihugu, iyo abantu bahujwe n'ikintu cyiza, mbere na mbere kipfa kuba ari ikintu cyiza kibafasha, Mm. kitaganisha ku kibikwa, Mm. barashyigikirwa rwose. Niba uvuze ngo gutegura igitaramo cyangwa urakeneye jaride cyangwa ukeneye ibyo byose twavugaga twebwe bitugora iwacu, Mm. ahangaha ntabwo uko nabibonye mbose ndahamara igihe kinini, ariko izo facilities barazifite ugereranyije n'iwacu, ku buryo bitagoye cyane, bitagoye iyo wabaze kubereka ko icyo uri gukora ari ikintu kigamije icyiza, ntabwo bigoye. N'iwacu ntekereza ko bitagoye kuko naho twarabikoraga, ariko hakeneye kongerwamo imbaraga kurushaho no korohereza abantu nk'abo baba bari gukora igikorwa cyiza kuri publike yose. gifitiye akamaro imbaga nyamwinshi. Sesa, yego, n'ubundi bakoroherezwa kurushaho, n'ubundi baroroherezwa kuko ntekereza ko nta muhanzi ntawe nzi wagiye gusaba arena ngo ayibure. Mm. upfa kuba werekanye ko ibyo ugiye gukora ari byiza, n'ubundi ntiwabibura, ariko nyine ni ukoroherezwa kurushaho, nicyo navugaga. Yego, yego, hari facilities ndi kubyumva. ore yego, tugana ku musozo w'ikiganiro, yego. ubundi wari waratumenyereje ko uduha indirimbo nka rimwe mu kwezi cyangwa mu mezi abiri cyangwa buri mwaka ugasohora alubumu. ubwo hagiye gukurikiraho iki? Urabona igihe umaze waragiye nta karirimbo turabona, ubuse hari ako uduhishiye nibura? Icyo ngicyo ni kimwe. Urabona Eh, kuba uri i Burayi ari irihe tafari bizashyira ku muziki wawe ndetse n'uwacu, kuko indirimbo ni twebwe uzihimbira, ntabwo ari izawe gusa, ni iza kominote. Urabona yego. bizatumarira iki twebwe kuba waragiye i Burayi ku muziki wacu nyarwanda? Urakoze cyane. Nk'uko nabivuze kuva kare, muzika mugani ni umuhamagaro uba ufite, kandi ntabwo ubyikorera, ubikorera abo Imana yagutumyeho. Mm. Ntabwo rero nzabihagarika. Warumbajije ngo icyo mbona kuba ahangaha bizamfasha. Mu by'ukuri ibyo navuze haruguru, ntabwo niteze kuzabona umwanya uhagije nk'uwo nabonaga ndi mu Rwanda, kubera hari inshingano ziyongereyeho kurushaho. Hariho ayo masomo, ako kazi n'ibiki byose, ariko ntabwo nzahagarika. Mikoro cyakunyumva? Ndacyari kukumva. Mm. Yego. Ntabwo nzahagarika. Ni nayo mpamvu kuva nagenda nahimbye indirimbo, kuva nava mu Rwanda maze guhimba indirimbo zigeze kuri 5. Mm. Wow. Zimwe muri zo uyu munsi hari n'iziri kuba recorded. Mm. Yego, ariko by'umwihariko hari imwe mu ndirimbo, hari izo nari narakoze kera ariko numvaga ntarasoje neza uko nabishakaga, akaba ari nayo mpamvu uyu mugoroba muri iri joro cyangwa ejo ku cyumweru ndibuze gushyira hanze imwe mu ndirimbo nakoze, ariko nari ntarakorera amashusho. Indirimbo yitwa Mu gishura cyawe, nakoranye na Frere Bigirimana Jean Bosco. Mm. Akaba ari indirimbo rero nafatiye amashusho hano, ndetse ndafatwa n'i Kigali, tukaba turi kuyahuza, turi buyisohore muri iri joro cyangwa ejo ku cyumweru, mu rwego rwo gukomeza gukora ubutumwa no kwiyegereza abakunzi bacu. Mm. Hanyuma si niyo gusa, hari n'izindi nteganya ko mu minsi iri imbere, nawe ndabizi hari izo ugiye kunkorera, uri no kunkorera. Mu minsi iri imbere ntabwo tuzahagarika ubutumwa, buzagenda gake gake, ariko buzakomeza gukorwa. Yego. Mm. Turabikunze cyane ko twari tugufitiye inyota, inyota rimaze kutwica. ubwo uno munsi nimugoroba, ubwo tubereka tube turya umunyu nimugoroba, dushonje duhishiwe. Ni indirimbo nayikoze kubera ko nabonye abantu benshi barayikunze, baranabinsaba bati indirimbo turayikunda. Ntabwo nkunda gukora video, amasore kubivuga, ntabwo nkunda gukora video z'indirimbo za Bikira Mariya, kubera ko uriya mubyeyi ntabwo njya mbona script ye namukoraho. Ntabwo njya numva uburyo ntabwo mba numva uburyo njye ndi bubigenze kugira ngo nkore video ya Bikira Mariya. Yego, urabyumva? Yego, muvuga uko ari. ndi kubyumva. Ariko ni nayo mpamvu hari indirimbo Mariya mubyeyi mwiza, nayo byari byarananiye kuyikora, ariko umwe mu baririmbyi twaririmbanaga, sorry, barambabarira gato, ariko umwe mu baririmbyi twakoranaga arambwira ngo iyi ndirimbo turashaka ko ugomba kuyikorera video rwose. Nibwo twayifatiraga muri konseri. Kuri iyi nshuro rero nabwo byongeye barambwira ngo iyi ndirimbo turayishaka, Mu gishura cyawe.
niko rero gufata umwanzuro banga reka nyikorere video wo mugani abayinsabye bayibone uko bayishaka kandi nanjye ndavuga nta kibazo turayikora yego. Ubwo dushonje duhishiwe rero abakunzi bawe mu kanya uraza no kutubwira ubundi social media platforms zawe kugira ngo abatazizi bazimenye. Tugana ku musozo, Yego. iyo ndi gutembera mu maparuwasi menshi no mu bigo by'amashuri nsanga urubyiruko ruragukunda cyane. Ni igiki wabwira tugana ku musozo abanyeshuri bo muri segonderi no muri za kaminuza no muri pirimeri urubyiruko rugukunda? Ni igiki wababwira? Urakoze cyane buriya nanjye mu bantu ba mbere nkunda urubyiruko kuko nanjye ndi urubyiruko. ase buriya ndacyari urubyiruko ra simbizi. Uriko Nkunda urubyiruko cyane niyo mpamvu hari igihe uzajya uva mu ndirimbo zanjye, hari igihe nshyiramo indirimbo ziza guhagurutsa urubyiruko. Harabona hari nashyizemo zo mu njyana urubyiruko rwisangamo amapiyano, ama electronic music, indirimbo yitwa Ninde Utagushima. Hari n'indi nakoranye na Salome na Roberto yitwa Bucyana Ayandi. Manu urihariye ziri mu njyana wumva nyine zitanga ambiance ku rubyiruko. Nanjye nkunda urubyiruko cyane. Ubutumwa rero nabaha mbe na mbere no gukora ibyo bari gukora bishyizeho umutima. Niba bakiri ku masomo burya nabwo ntuzarangazwe n'imiziki cyangwa iki ngo ikindi bakoraga birangire kitasagisidinze. Ni ugushyira umutima ku kintu uri gukora, umwanya urahari. Nyuma y'aya masomo umuntu azakora umuziki yitonze kandi Imana izabashyigikira. Ikindi ni ugusenga. Urubyiruko hari byinshi biturangaza cyangwa bibarangaza, ariko iyo bashyize Imana imbere bagasenga byose bigenda neza. Numva aribwo butumwa nahereza urubyiruko, ariko n'abandi muri rusange dukomeze twiyegereze Imana cyane. Iyi si aho iri kugana irimo irakomeye. Hari indirimbo y'umuhanzi mukuru wacu Rwabigwi aherutse gusohora yitwa ngo Byarabuye. Byarabuye. Nakunze ubutumwa burimo rwose. Numva ngo ibintu birakomeye mugani, abantu basigaye babona ko hari uburyo ubuzima buri kugenda bugorana. Hari umuririmbyi wo mu ndirimbo zindi z'isi numvise wasohoye indirimbo ejo arimo aravuga ngo ejo hazaza saha umunebwe. ngo umunebwe ngo ejo hazaza ntabwo azisangamo. Ari ikimenyetso cy'uko abantu ni ugukora cyane. Mu by'ukuri ntakarangazwe na bimwe iyi si nyine uko iri gukomeza gukomera, natwe tugira imbaraga nyinshi harimo kwegereza Imana ndetse no gukora cyane muri rusange. Yego nicyo navugaga. Nibyo rwose urakoze kubahanura. Abantu bagukunda, social media platforms zawe zitwa ngo iki? Yego urakoze cyane. Kuva ngira cyane mbere na mbere platform nkoresha cyane ni YouTube. Nkoresha amazina yanjye Oreste Niyonzima. Ntabwo nabaye nageze nk'aba bahanzi ngo nshyireho utuzina twundi ngo mi pro ngo nakuvuga ngo Oreste pro oya. Ntabwo bitari gukunda. Nitwa Oreste Niyonzima. Nitwa Niyonzima Oreste kuri YouTube n'ahandi hose, ariko ubu ngubu bisigaye bingora gukoresha platforms nyinshi. Ubu ngubu navuga ko ahantu nsigaye nisanga cyane ni kuri YouTube. Instagram yanjye ntabwo sinzi narayibuze mu minsi yashize, nshaka kuba barayitwaye sinzi uko byageze. Urakoze indi nshya naho ni Oreste Niyonzima. Ariko nkoresha na TikTok ku mazina ya Oreste Niyonzima. Facebook bisigaye byarananiye. N'umuntu waba aranyandikiye Facebook simusubiza musore rwose, zambaye nyinshi sinkikoresha. Hanyuma ndumva ari izo ngizo Oreste Niyonzima kuri social media nyinshi. Wanditsemo Oreste Niyonzima ubasha kumbona. Abashaka gutera inkunga Oreste Niyonzima banyuze kuri Momo bashobora kwifashisha iyihe nimero? Bashaka gutera inkunga Oreste Niyonzima tuzashyiraho Momo Pay. Turaza kuyipininga. Uraza kuyishyiraho? Ndayishyiraho rwose, bagomba kugushyiriraho. Baraza kunkandira akanyenyeri. Yego ariko hari n'abantu uko ufite n'abantu badukurikira bari mu imahanga, muri diaspora. Hari n'abantu mba numva ashobora kuba tutari kure cyane. Njyewe ndi kwiga, ndi kuba mu Budage. Abantu baba bari hafi yaho dushobora kujya turahura hano tujya turirimba misa, tukagira misa z'ikinyarwanda. N'ejo bundi dufite misa. Rero abantu bizajya bishobokera
twajya duhura n'ahandi tugasuhuzanya. Mm. Yego ubwo rero Mm. ndumva ushaka gushyigikira Oreste. nakubajije ibintu byinshi cyane ndagira ngo nawe ugire icyo uvuga Ngire utagendeye icyo ku byo mvuga. nkubajije none nurangiza udushyire n'imbere y'Imana dusoza. Mm. Urakoze cyane. Ikintu nanjye nabanza kusaba, ndasaba abakunzi ba muzika yacu ndetse n'abakunzi banjye muri rusange kunsabira, kujya bansabira ndetse bagasabira na bagenzi banjye abahanzi bandi n'abaririmbyi muri rusange, kunsabira no kubasabira nabo, kubashyigikira mu buryo bwose. Sinzi impamvu ndi gutekereza ko mu bintu bazajya basabira abahanzi harimo no gutera intambwe nk'iyo Emipro yateye. Eh, Icyo nacyo bajye badusabiraho Imana izakidufashemo. ubwo Kuko ni sigaye nkubona wishimye. yo kubaka urugo. Nsigaye nkubona ugenda rwose wuzuye umeze neza. Natwe Mm, no kudusabira Uwiteka mm, akazatwoherereza urubavu rwacu. bari kumwe n'umuhungu wanjye Carlo Mugisha Carlo yakaremye Eh, Eyan. ubwo ngubwo niwe duhuje stati. Kabisa. Yego numva ni inkunga y'isengesho mu buryo bwose, ndetse n'ahandi bazajya bahura n'abandi banyamuziki bagenzi banjye, uretse kubasabira n'iki no kubafasha mu buryo bwose, burya umuntu yaguhaye ibintu byiza mu muco, kuba wamushimira, kuba wamusapotinga ni ibintu byiza. Mm, Ndumva ari ibyo ngibyo Emipro. Amasaha ndabona yatujyanye. mm, Urabizi iminota twari dufite byagoranye, mm, ariko ndumva byagenze neza. Ubwo ngubwo nanjye abantu nari mbakumbuye. Iki mm, kiganiro ranakwiseguraho rwose, harashize igihe kinini, kuva ndumva hashize hafi umwaka mubwira mm, ngo tuzaganire, ariko nari narabuze umwanya, simfatika ndabyemera. Ariko uyu mm, munsi navuze ngo tugomba kuganira na Grand Frere Emipro, wambaye hafi cyane muri muzika, ndetse mu seminari ho undi imbere, ariko twakomeje gukorana ubutumwa. mm. N'abandi bose ndabashimiye. Rero ndumva niba nta kindi twagana ku musozo. Twagana ku musozo. Ubwo abafite ibyo bashaka kukubaza babyandike muri komenti kugira ngo tubyegeranye, ubundi tuzagusaba undi mwanya uze ubisubize. Hari Yego ikibazo? rwose ndabishyigikiye rwose, babishyiremo uzabyegeranye, tuzongera dukora ikindi kiganiro nka nyuma y'igihe runaka tubisubize, nta kibazo rwose. Ariko abantu disi muri komenti bajya bandika komenti nziza. Hari igihe umuntu yazaga muri komenti barimo araca abantu intege, abantu baba bakoze ibintu bitanze, ugasanga hari abantu nyine sinzi bafite muri kamera yabo kuvuga nabi, ariko ntabwo ari byiza rwose. Imitima yabo nihugukira iby'ijuru. Oreste rwose tuze kumuha utumesaje twiza tumukomeza, ibimuca intege byo birizana. Ubwo rero wadushyira imbere y'Imana. Turagushimiye kuri Emipro Media ko wadusuye, utanze itafari rikomeye cyane. Ndabizi baraza kubikugaragariza nawe ko bakwishimiye. Ubwo kandi tuze kwishimira indirimbo iraza kuba mu gitwa mu gishura cyawe ya Oreste mu kanya nimugoroba, iraza kuba iri kuri chaîne ye Oreste Niyonzima. Kandi abatarakora subscribe, hano murabizi turi benshi cyane, turi 226. Ubwo rero kandi gusubscribinga nta nkunga y'Abanyamerika bisaba, ni ugukanda, kandi ni nko gutanga urumuri. Iyo utanze urumuri ntago ukena, ntago rugabanuka iwawe. Tumukandireho rwose dusubscribinge, ndetse no tujye no kuri TikTok ye na Instagram, tumushake hose tumufollowinge, kugira ngo ibyiza Imana yamuhaye tujye dukomeza kubisangirira ku gihe. Ubwo rero dushyire imbere y'Imana rero. Urakoze cyane. Hanyihanganira gato, hari abantu twari dufitanye gahunda yo kuvuga, none bari kumpamagariramo. Reka dusoze. Uwiteka Mana yacu, tugushimiye kuri uyu mwanya duhaye kuganira ibiganiro bidufasha mu butumwa waduhamagariye, kandi tugusabye gukomeza guha umugisha ubutumwa waduhamagariye, ukomeze tugende imbere, ukomeze kuyoborwa nawe, kandi twizeye ko twifashwa nawe byose bizagenda neza. Nawe mubyeyi Bikira Mariya, komeza uduhishe mu gishura cyawe kimwe cy'ubusugi, umwanzi umwima ijambo, udutoze gukurikiza kumvira Imana. Ku izina Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ore murakoze cyane. Murakoze cyane, nawe turi kumwe rero.